tubahaye ikaze muri ka kanya keza cyane ka Iga Time. Murabizi ko kano kanya ari akanya dufatanya tukiga kugira ngo birusheho kuba natwe hari ibyo byatwungura. Uyu munsi rero nabwo ku itariki nk'iyi ngiyi tubafite icyo twabateguriye kandi ugikurikira wese biraza kuza kuba byamugirira akamaro, ndetse nandwe bimugirira akamaro uno munsi bizanamugirira n'akamaro no mu minsi iri imbere. Ndinde nshoboye iki? Buri wese n'ikibazo ashobora kuba yakwibaza akavuga ati ndinde nshoboye iki? Ushavuga ati ndinde nshoboye iki? Urinde ushoboye iki? Ninde ashoboye iki? Turi bande dushoboye iki? Muri bande mushoboye iki? Ni bande bashoboye iki? Ibyo byose murumva ko bigenda byikubira hamwe bitewe n'ababivuga. Ashobora kuba ari wowe, ari undi, ari uriya, cyangwa se ari twebwe, ari mwebwe, cyangwa se bariya, cyangwa se babandi. Ariko akongeraho se ushoboye iki cyangwa se nshoboye iki, mushoboye iki, dushoboye iki. Akenshi buriya biragorana cyane kwimenya cyangwa se kumenya undi. Ibyo rero bikaba bigorana cyane kuba umuntu yakwimenya. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yimenya ariko ugasanga arimo kwibeshyera, ugasanga ntago ari we. Mbere na mbere yuko tubagira inama yo kubanza kumenya kwimenya, ubundi umuntu reka tumugiranye n'igiti gifite amashami ane. Umuntu ni nk'igiti gifite amashami ane. Ayo mashami ashobora kubyara udushami, hakazagira urugero cyangwa se hakazaba ikigero cyo kuba habyarwamo imbuto. Izo mbuto rero zishobora kuba zizabaho. Imbuto zishobora kuba ari nziza cyangwa se ari imbuto mbi. Izo mbuto ni imbuto ushobora kuzera kuri cya giti cyawe. Nkwibutsa yuko turimo gufata umuntu tukamugereranya n'igiti. Reka turebe ishami rya mbere. Ishami rya mbere rero turagereranya nkaho ari ibintu wiyiziho ndetse n'abantu bakuziho. Hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuba yiyiziho ariko n'abantu babimuziho. Urugero, umuntu ashobora kuba ari muremure, arabizi ko ari muremure ariko n'abantu barabizi ko ari muremure. Umuntu akaba agira amahane, akaba abizi nawe ubwe ku giti cye kagira amahane, ndetse n'abandi babizi ko agira amahane. Umuntu akaba agira umujinya, nawe ubwe akaba abizi yuko agira umujinya koko, ndetse n'abandi bantu bakaba babimuziho ko agira umujinya. Ibyo ngibyo rero nibyo umuntu yiyiziho ndetse n'abantu bamuziho. Ishami rya kabiri, harimo ibintu uba wiyiziho abantu batakuziho. Urugero, ushobora kuba uri umugambanyi, wowe ubizi ariko abantu batabizi. Hari ibintu byinshi ushobora kuba wowe wiyiziho abantu batakuziho. Buriya ushobora kuba hari n'igice cy'umubiri ufite gifite uko kimeze, wowe ukaba ubizi ariko abantu bakaba batabizi. Ugasanga wenda urugero ufite akaguru karimo tije ariko abantu bakaba batabizi, babona ugenda uri umuntu. Ukaba ufite wenda ikibazo runaka cy'ubuhumekero cyangwa se n'iki, ariko abantu bakaba batabizi ariko wowe ubizi. Iryo ni ishami rya kabiri, ibyo umuntu yiyiziho ariko abandi bantu batamuziho. Ishami rya gatatu. Ishami rya gatatu nibyo abantu bakuziho ariko wowe utiyiziho. Usanga abantu benshi bavuga ati uriya muntu ariko arirata, ariko nyamara we abantu bo bakaba bivuga ariko wowe ukaba utabibona. Uriya muntu azi kuvugira mu ruhame, nyamara wowe waruzi yuko kuvugira mu ruhame bikugora.
rimwe na rimwe iyo ugiye gutegura n'imbwirwaruhame ubanza kubitegura igihe kirekire, rimwe na rimwe wenda ukabikora neza utanabizi, ariko abantu bakaba bazi yuko uzi kuvuga imbwirwaruhame nziza cyane, abantu bakaba bazi yuko ushoboye gukora ikintu runaka neza ariko wowe ukaba utabizi. Rimwe na rimwe n'uwabikubaza ese bino bintu uzi kubikora, ukamubwira ati ndagerageza, ariko abantu bakaba bizi neza ko uzi kubikora. Ishami rya gatatu ni ibintu abantu bakuziho ariko wowe utiyiziho. Twibutse yuko turimo turareba topic ivuga ngo ndinde nshoboye iki. Turimo turabanza kwimenya ubwacu. Buri wese arimo kugenda yisuzuma akareba ese wa mugani ibingibi aba bantu barabizira, ese buriya bire bintu bambwira koko ndabishoboye. Icya kane cyangwa se ishami rya kane ni ibintu abantu batakuziho nawe utiyiziho. Abantu benshi birabagora cyane kuba hari baba bamenya yuko hari ibintu ushobora kuba utiyiziho ndetse n'abantu batakuziho. Kugeza ubu ngubu uzi igihe wavukiye ariko ntabwo uzi igihe uzapfira, n'abantu ntabyo bazi. N'abagerageza gushaka kugira ngo bakwice imburagihe bashobora kutabigeraho. Ibyo biba bizwi n'Imana yonyine. Ushobora kuba wavuye mu rugo ndetse n'iteganyagihe ryabivuze yuko nta mvura iri bugwe, ariko mu kanya gato ukabona imvura irakunyagiye. Ukaba wari uzi ko uri bubone amafaranga wayiteze, n'abantu babizi kuri bubone amafaranga, ariko ugasanga ntabwo ariko bigenze. Ikipe imwe runaka irusha indi, ugasanga irabizi neza ko iri butsinde, ndetse n'abantu benshi barabizi ko iri butsinde, ariko bikaza kuba uko batabiteganyaga. Ibyo nabyo ni ibintu bibaho. Ese ibyo byose umaze kubimenya biragufasha iki? Twibutse yuko turimo kureba ndinde nshoboye iki. Ibyo byose rero uyu umaze kwimenya cyangwa umaze kwikorera isesengura, ndetse n'iryo abantu bagenda bakubwira bagukorera iryo sesengura, ubasha kuba nawe ubwawe wagenda ureba ibyiza kurusha ibindi. Twibutse yuko nubwo waba ufite ayo mashami ane aba azabyara imbuto nziza cyangwa se imbi. Buri shami cyangwa se buri cyiciro nk'uko wacyumvishije, uhereye ku byo wiyiziho ndetse n'abantu bakuziho, gerageza ibyiza ubyongerere imbaraga, ndetse ibibi utangire ubirwanyire kure. Haravuga ngo ntago ibi byiza nzi uko nzabishobora mu kuba nabigeraho. Umuhanga cyangwa se abahanga bavuga yuko ikintu ukoze ugihatiriza ukakimenyereza umubiri wawe, byibura yaba ari icyiza ushaka kugeraho ndetse n'ikibi ushaka kuba wageraho, ibyo byose ukabikora byibura iminsi 21 ikurikiranye, ibyo ngibyo birashoboka. Niba hari ikintu rero ushaka kuba wakongeramo imbaraga mu bintu wiyiziho, gerageza iminsi 21 ikurikirana. Niba hari ikintu ushaka kuba wareka, gerageza iminsi 21 ikurikirana. Akenshi hari igihe uzatsindwa, ukagera nko ku munsi wa 8 ukabona uratsinzwe bitewe n'icyo wihayemo nk'intego, ariko ongera utangire. Birashoboka ko hari igihe kizagera ukazagera kuri ya nsinzi yawe, ya minsi ukazayikurikirana. Witsindwa mu kugerageza, gerageza. Ushobora kuba watsinda cyangwa watsindwa, ariko buriya nta muntu ujya utuka umuntu watsinzwe arimo aragerageza. Yaba ari ibyo wiyiziho abantu bakuziho, yaba ari ibyo wiyiziho abantu batakuziho, reba ibibi ubirwanye. Buriya rega niyo umuntu hari ikintu kibi akora, akenshi nawe buriya abakize. Niba kandi ari ikintu cyiza usanzwe ukora wiyiziho abantu batakuziho, uyu ni wo mwanya wo kukigaragaza kugira ngo ugishyiremo imbaraga. Niba kandi hari ibintu abantu bagenda bakubwira
bakakubwira ko ubishoboye uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi, bakamara igihe kirekire bakubwira ko ugishoboye, gerageza ukigerageze, kubera ko icyo kintu gishobora kuba ari icyawe. Kigerageza iminsi 21 ikurikiranye. Nuramuka ugeze ku munsi wa 20 ugatsindwa, gerageza wongere utangire. Birashoboka yuko ushaka kuzagerageza inshuro nyinshi, ariko nuwanga kugerageza hari igihe kizagera ukuzifuza iminsi yatakaye yayindi wari ufite yo kugerageza. Ahangaha rero hakagorana ikintu gikomeye cyane ukwiriye kuba wamenya, ese ko iki kintu nari nzi ko ari cyiza ariko abantu bakabambwira ko ari kibi, nkigerageze mu cyiza cyangwa nkigerageze mu kibi? Nawe urabizi iyo ikintu ugikora inshuro nyinshi ariko wagikora ukabona buri gihe abantu barakubwira ngo iki kintu si cyo, iki kintu ntabwo bagakwiye ko wagikora gutya, nawe wakwisuzuma ukareba ugasanga we ni cyiza. Gerageza urebe se ikintu nakoze cyangiriye umumaro ungana iki, nuhe mumaro cyagiye kingira ngiye ku giti cyanjye. Nusanga uwo mumaro uhari cyagiye kikugirira we ku giti cyawe, ugasanga kandi uwo mumaro cyakugiriye nta muntu byigeze bibangamira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, uzamenye ko bagushuka. Ariko nuramuka ikintu bavuga ngo ni kibi, nawe wakwisuzuma ugasanga nta kintu cyakumarira ukigerageje inshuro nyinshi zishoboka, cyangwa se byagira icyo bikumarira ariko ugasanga harimo uburenganzira bw'umuntu cyangwa se umuntu byabangamiye, menya yuko nubwo urimo kugihatiriza icyo kintu atari cyiza. Turimo gutangira umwaka, buriya yo utangiye ugerageza uko byagenda kose uba uzagera ku ntego. Tangira ikintu gishyashya none kugerageza, yaba ari ibyo abantu bakuziho wowe utiyiziho, yaba ari ibyo wiziho abantu batakuziho, yaba ari ibyo wiziho n'abantu bakuziho, ndetse buriya se ikintu gikomeye, ibyo abantu batanziho nanjye ntiyiziho byo nzabikoraho iki? Ibyo ngibyo nta mpamvu yo gukomeza kubitekerezaho, ahubwo we ujya ukora ikiza wagakwiye gukora muri ako kanya, uzaba urimo urakora icyo ngicyo abantu batakuziho ndetse nawe utiyiziho. Ese muri kano kanya bakubwira ngo uzagura indege, hari umuntu ubizi ko uzagura indege? Ese urabiteganya? Ariko buriya nagira ngo nkubwire ngo buriya ukoze icyiza wagakwiye kuba urimo gukora muri kano kanya, ushobora kuzayigura iyo ndege. Ngo nizabikaga zari amagi, kandi buriya ngo bitangira buhoro buhoro, ngo n'intambwe 1000 zitangirwa n'intambwe imwe, ujya kubara miliyoni ahera kuri rimwe, uwiga amashuri menshi ahera kuri rimwe, ujya kubara n'umwenda buriya ngo ahera kuri rimwe. Icyo waba urimo kubara cyose ujya kujya hejuru uhera kuri rimwe. Ibyiza bizamure uhera kuri rimwe kuzamura, ibibi bihagarikira aho ngaho uhera hejuru umanura. Iki ni ikiganiro Nezerwa, akanya keza cyane ka Iga Time. Twari turimo turarebera hamwe ndinde nshoboye iki, turimo turisuzuma kandi twisesengura, bikazadufasha gukora ibyiza turwanya ibibi. Iyi ni Radio Imanzi 105.1 FM. Ngendi Ishimwe Eric Expert. Muraho neza bakunzi bacu, uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White, twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangizeho ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe ni yawe, iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihambangara kuri ya nimero iri kuri screen yawe, bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yellow Body Soap every day. Isabune nziza uruhu rwawe ruhehereye na Home Golden White
hamagara 07 19 18 540.